Mama niba unasinziriye simbyitaye ukanguka vuba. Nyura hangaha. Hari ubundi turisangaye. Ntacyo ari kuragerayo. Mama, ntabwo ari wowe mbwira. Ari kunyitegereza. Haguruka unyura hangaha. Madamu wanjye ambwiye ko atagushaka ndetse n'umwana wo mu nda. Nambwiye ko atagushaka. Nkurikira. Ibi ni ibikira. Ubaye kiragisi? Nyura hangaha taha. Mvira mu rugo ntabwo ugiye kunsenyera ndakwiyamye. Ngira vuba kandi. Ariko igitego wawe uwo nguwo nyine yatsinze yaratsinze yaragutsindiye gitego. Abonye niryamiye ku gasego kanjye mu ntebe z'umwana wanjye uri umwana wanjye none gitego yatsinze. Ariko ye muzi kwitwaza abana ye umwana wanjye umuhungu wanjye imfura yanjye ukansenyera. Tujye aho ngaho turarame tubibihwiji duceceke tubibigoryi mu rugo udusenye. Madamu nagenda urambera umugore. Ndavuze ngo kurikira urutoki usohoke hano. Yego we. Muri aka kabwibwi kamaze kugera hano muri iri joro nijoro ngo ni nta. Moto ngiye gutwara fata moto nyishyure. Fata moto nyishyure. Ayera guca yose. Yaraguca yose ari kumvira. Madame ararira. Ijoro ryose ararira. Umwana uri mu nda wubwe. Nshira ugutwi nkumva ati ndarize. Mama nsohokera. Muke nsubiza kandi umbabarire nongeye guca ku ruhande. Ikibazo cyanjye ni cya kindi. Se ko mbona ari Karungu. Ive murakundana? Kandambye. Urabizi ko uri umuvandimwe wanjye. Ndagukunda. Kandi nishima no kuba ndi kumwe nawe twishimye. Ibyo nanjye nibyo nifuza. Inshuro nyinshi nyine wagiye umbaza ukambaza impano wazikuye hehe ibintu byose nkagucisha hirya no hino. Ariko iki gihe kinini igihe kirageze ngo nkubwize ukuri nkubwire ibintu byose ukuntu bimeze. Yego. Uribuka ya kanzu? Mwimuka? Ndayibuka. Kandi wambwiye ko uzantiza nta nubwo urantizaho. Ndayibuka. Ni Ive wayimpaye. Uramuzi? Yego. Mba ndakwibarishwa ngo uramuzi kandi buri gihe wazamutse wagiyeyo. Ive ndamukunda. Nta nubwo mukunda gusa ahubwo turakundana. Sundi niki kikubwira ko Ive gukunda we? Ubuse aka kanya uretse gato yawirengagije ko ari we twajyanye ikiganiro ndi kukugisha inama ukambwira ngo umuntu ugukunda aguhereza impano noneho ikirenze n'impano njyamaze kuma ubuzima inshuro zigera muri 2. Ushatse kuba ko yaguye na ya telefone se? Genda mubwira komeza rire. Genda gake tension ndavuze ngo nafashe umwanzuro nta negociation ibyo kuvuga ngo umwana wawe mwana wanjye mungu wanjye frange. Ewe tata we ugeze igihe umbwira ngo ni mfunga umunwa ni nzibe buryo nicyo mbwiye. Ntabwo ibyo byo kuziba byo mbivuze. Ariko mama nawe wenda ntushake kubivuga uko nabivuze ariko yego burije birumvikana ariko uzinduka kugenda. Ntaho nje. Wiki bicaho byagaciye. Urandambiwe. Harubwo niko harubwo munyuhagira. Muranyuhagira. Muranyambika. Muransokoza. Munchirinza. Barizi uwo mugore yakubyo byose abikora. Umva nkubwire mama. Narakubashye
komeza unyubahe warandeze urantwita amezi 9 mu nda yawe yego gutwita ugenda ujyimbinye yiseye udahungawe ko mu ngana Ndagushimye. mu gihe mvutse ntarareba mfubika neza ndanezerwa nshira impumbi mbeho ntiyaza ariko uyu munsi byararangiye wandekuye uyu munsi Jojo yahindutse madame ndakumenyesha ko uyu munsi Jojo nge nawe turumwe mu murenge twasezeranye ko tubaye umwe dusezerana buri kimwe kandi warabyemeye so today uri mama gusa ntabwo uri umugore wanjye uri mama gusa ntabwo tufatanyije urugo uri mama gusa cyo ko uri nyirakuru umwana wanjye iyi telefone niwe wayimpaye kandi kwisobanukirwa kanzu telefone ngaguha ubuzima inshuro ebyiri noneho reka rero mubwize ukuri na ya mata erega narakubonye uturunguruka mu idirishya cya gihe mama ari kunkubitanye na nyakamata nawe niyo yarampaye mukereka mubwize ukuri rero nemeye gutera umugongo mama wanjye ndanabigushimira rwose ari wo muntu w'ingenzi kuri njye kugeza na n'ubu ariko nudareka Yves ngabo wanjye umubano wanjye nawe urasubira hasi hanyuma yaho waruri ko niko kuri Uwimana umuvandimwe wanjye cyangwa bampinduriye nese twatangiye duseka wishimye ndi kukubwira iby'umuhungu nkunda nihebeye nahaye ubuzima bwanjye bwose nawe ugaseka nkabona urishimye nese kuhindurije isura nakubwiye ngo Yves hagati yanjye nawe arashyiramo intera ndende cyangwa se n'umureko umumarire akwema nyine ndabizi kuva na kera wakundaga kunshuka ukambeshya ngo dukine ariko iyo mikino noneho ntabwo ari myiza noneho kuzana imikino ugashyiramo izina Yves ntabwo ari byiza pe biri kumbabaza nanjye imikino nakinana nawe ntabwo nayikina nzanamo Yves ariko mvira ahangaha nta bagore babiri mu nzu please mvira ugenda usange ba Yves mu cyaro ugenda ukore imirimo yo mu rugo nzagufasha ibyo nshoboye ariko mvira handa kwinginze sinshaka gusenya kubera wowe mbaye mama w'icyitiriro muri make nkubyaruke ariko ntabwo uri mama wanjye hano please kwanza nta magambo mfutanye nawe menshi message yumvikanye mu gitondo ubu burije mu gitondo listen nyumva neza ubuzamwe no kugira ngo ndire hano ndire sinshobora kurira mu maso ya Jojo norira uri hano okay ndagushimye amarira aratemba jyamo yambwira Jojo ko nashobora kurinda aho kugira ngo mbore Jojo wataha aho kugira ngo Jojo njyewe amvire hano wowe wahava kandi I'm telling you have to go out yaragutsindiye mu gitondo simvugane nawe amagambo menshi mu mwanya wo kuryama uzinga imyenda yawe okay mwana wa waraburiye ntabwo ari gusa cyakozaho babukomandiye mama nubuva amahanga ariko wabuze urukundo mukunda njye wabuzi urukundo mfitiye Yves izina rya Yesu wowe se ubwo ni wowe nese kuva rya rukunda Yves ahubwo se kuva rya rukundana na Yves Uwima waretse kumbabaza kuzi ko nabuze byose nkabura amahoro muri urugo nkabura mama wambyaye na papa wambyaye nawe namubuze mureba uko ko nawe zakabaro wambabaje nyuma yuko namenye ko watwaye Yves wanjye nyuma y'ibitambo byose nemaze gutanga kuri wowe neze ko utigeze ubimbwira ko umukunda muke warangambaniye Wima wamba bari ukareka kuntenguha ko ama yarabimbwiye n'ubundi ko nese urivumbuye muke nakubwiye ngo nundeshyira Yves hasi byanjye nawe ntabwo biri kuba Yves mushyira hasi mwese murishuka ntago muzi umuntu muri kuvuga kereka hari atari Yves umva nakemera noneho nanjye umva n'amaraso azameneke ku bwa Yves ibyo mubyibagirwe nta n'ikintu binakubwiye ntabwo byumvikana
Nongere mushyumva urumva urabizi ko wowe uri n'uwi Kigali wowe umaze kumenya ibintu byinshi by'iterambere ariko ibaza umwana w'umukobwa ufata inzira akagenda papa we yankubise amabuye aranyiruka arangira arampambiriza gize amahirwe mbona Bikira Mariya w'Ikagwe yaramugaruye none ndashaka ko unyinira gahunda fasha we na Mbaraga munshimutire Mukesha mwamuta mu cyuzi mwamuta mu cyobo wowe ndwaneho nanjye nzakwitura ntanagurisha inkarega bye nkaguhemba Mukesha ni ishyano pe Mukesha ni ishyano Mukesha n'umwana mubi Mukesha akifata gakora ibyo none haragera akabwira papa w'ubugambo papa wakanigira mu buriri havuga se uriya mwana wundi wamukwikiza nyina mwirimbi cyangwa wenda hareba handi simbizi wowe ngira namakino twakora ugenza nitana nagutamo ariko aka kantu we wakantu Mike mushu abagira i Kigali bizi imico mibi yo kurwana karo kantu utwo n'utuntu tw'udusirimu rero ni ibintu by'ibisirimu cyane ukari nta gasirimu akubera ntago ari byiza kubita umukire gutya no so mwese ngo nagasirimu ako buriya rero haraka umukobwa wawe ni umukobwa mubi cyane ni imbeshu nakarara uriya mukobwa wawe njyewe sinzi ukuntu namufata ndumva arata uriya mukobwa umva yaritswemo n'abadayimoni abadayimoni ba nyina ako hari akantu ushaka kubwira hari akantu kamwe ushaka kubwira nubwo ari mubi ari mubi ni mubi ariko ni wowe mubi cyane rebera nzanye n'amazi ahangaha nari mvuye kuvoma ukuntu nashyushye ese n'ibijerekani meze ute papa meze neza meze neza urumva wishimye cyane mpora nishimye ariko buri nese njye urambona kubona nk'agakobwa kanjye nyine kananutse nyine ariko ubu ntuziritse oya ariko papa reka umbwire mu minsi iri imbere nzabyibuha ngane na Mukamana iyo nkuru se nziza izabivuye bigiye kugira urya polici ngiye kubyibuha abantu bose banyoberwe nese kumeze nk'aho ari ikintu nshaka kukubwira bro kimbire nyine nicyo ntizama najyaho nyine ngusuhuze nari nanagukumbuye reba ejo nimugoroba nasanze wasinziriye buri munsi mpanga ko tuvugana nkakubura ushaka ko tuvugana nyine ngaho mbwira ubu ndahari nyine papa katwirengagize ibintu byose by'intambara bibera muri runo rugo intambara zanjye na Tereza byose tubyirengagize tuganire nk'umubyeyi n'umwana nka papa n'umukobwa we w'igitangaza yego gitangaza cyane kera wajyaga umbwira ko ndi mwiza ariko ubu ntabwo ukibimbwira ariko uri na keza ntacyo papa ntabwo ukimbwira ko ubundi usa na mama wawe nuko utanamuzi ariko usa na mama wawe iyo nkubonye buri gihe mpita mwibuka uri sekiri wa mugore we mushyura utagendera Rusuferi umva ako ubundi ni gute wifata ugafata umwana w'umukobwa nk'uriya w'umuziranenge kuriya warangiza ukazajya ushaka uzi ko watekereje no kumwicuza uko babimbwiye uzi ko uri umurozi ibintu byose wamukore urashaka iki urashaka kuntera amabuye reka byari binshi ubwo urashaka ibintu byose ngiye mbivuga none mvira ako se mushyura nk'ubu ngubu kuri kirumira habiri rimwe urambwira ngo ni mu bundi kandi ngo nigiye mubi komba nkubwiye ngo tujye inama ibyo bintu jewe ngiye mvuga ibintu byo kuvuga subizanye ute utangiye kuvuga ngo dushimute umwana uguri kumva tujye kumwica uri kumva ibyo bintu bisobanutse ahubwo ngiye kubyasasakaritse yose urumva nagira ngo mbabwire ibiki icyo dushaka kinsa bari guceceke mbabara ndakwinginze none kuri Imana bahita banyica shaka ko abaturage bina bantera amabuye iki kaumbwira ngo basireka tubireka batsi nimuzamushimute turabirangiza ngaka ntuzana bivuge ati base ngo telefone ngiye nkoresha telefone z'abasirimu we ntabwo ngiye nkoresha ubwo ngubwo bw'abatimu ubwo no gusesereza genda umukire w'i Kigali urumva noneho rero
akantu kamwe kugira ngo ntagenda mbivuga ahantu hose. Tugiye gukina diru ukibeshya ukamvamo cyangwa diru yanjye igapfa. Ufite ibibazo bikomeye cyane. hari umuntu ujya bimbwira ko wasaga na mama wawe. uwo yajya ambwira ko ndi mwiza ngo ndeba neza ngo nseka neza ego. Wiki uwo muntu ni uwahe? naho ndi papa wibuka ko mfite imyaka 21. Ndabizi. Hey. Ushaka kumbwira iki? Kunyibutsa iki? Nyine Ako kuri cyo gihe wambwiraga ngo ariko papa ngo urabona mugengeze imyaka y'ubukure ngo ufite uburenganzira nibyo ushaka kongera kunsubiraho. ubundi uwo nguwo niwe papa wanjye wa kera uwo nguwo rwose nyine yamaze kuzuza imyaka 21 nawe urabibona ko ndi inkumi ubibona leta y'u Rwanda ubu ngubu yansezeranye uziko nemerewe gukora ubukwe nkagira urugo nkashaka. Ndabizi ko ubyemerewe. None se urashaka kumbwira ko ari inkuru Ese ndi kuvuga ibintu by'ubukwe nta kintu wumvamo. Wiki subiramo. Nkandeke kukwicisha amatsiko. Hari umuhungu wenda ntago nakabaye mbikubwira mvuye kuvoma n'ibijerekani nkufatiranye wari uri kwisanira urugo nakabaye nyine nkwicaza hamwe nk'umukobwa w'umuco nkakuganiriza ntuje nyine mbabarire ko mbikubwiriye ahangaha. Ngubu nyine nsesha Imana ari mu rukundo. Uri mu rukundo? Bya bindi bajya bahora bambwira se? Gibiki? Cyane wirirwa ngo mu gasozi zerera. Zerera? Ariko biriya bintu baba bambeshyera by'uburayi ako papa wagiye wizera umukobwa wawe. Ubundi akwizera ariko hari igihe ntago ari ibyo ngibyo nshaka ko tuganiraho. Mbwira rero kigambiriye kumbwira. Nyuma yo kumva ko maze gukura. Ngubu nyine uranshyigikiye ko nanjye nagira umukunzi nkagira nyine umuhungu unyitaho dukundana noneho nyine igihe cyagera ukanshyigikira nkakora ubukwe. Ibyo se uvuga ubifitiye ubuhamya ko bishoboka nibura? Ikintu nshaka rero ngiye kugusaba ndashaka uriya mukobwa ugerageza uburyo ubwo aribwo bwose bushoboka umujyane i Kigali tugende twibanire. Urumva icyo nicyo kintu cyonyine mu gihe ibyo bintu bidakunze uko wabikora kose bikanga ibyo bintu byose uzamenya ko karitsiye yose izabimenya. Kubimenya bizangana no gupfa kwawe. Urumva? Akomushu wowe umutansabye ikintu gikomeye. Ubu se wowe uruzi koko gwaba ubwo ko wowe wakuba ku rugo. Uravuze ngo nge ntago navamo umugabo. Oya uravuze ngo nge ntago navamo umugabo. Mushyushya yavamo umugabo mwiza cyane w'igishongore. Bibwira nabariya ko navamo. Mushyushya yavamo umugabo mwiza w'igishongore. Mushyushya yavamo umugabo mwiza w'igishongore. Aha bira nabari hara. Mushyushya yavamo umugabo mwiza w'igishongore, umugabo mwiza ufatika. Okay. Nibyo ngibyo nashaka kuvuga. Noneho gahunda irakunze. Reka nkubwire reka nyine ibitekerezo noneho umunsi twahuye nyine kugira ngo abantu batabyumva nzagira gutya. Urumva nawe wongera unkubiteho gutya. Bikore nyine kwereka ko tuzabigenza. Mwanga ndakubita kandi gutya bitavuga ati ubwo ngubwo nabyemeye. Maze ugatiba amaboko mwiza. Ubwo kakaba kabaye. Ubwo rero nta kuri kureba nabi. Uri kundeba nabi. Naga ndi kukureba nabi, nandi kureba kure ahubwo uri umugabo mwiza. Bebereye rwose kuba umukwe wanjye. Ngaho genda nawe ndagiye. Ugira ikibazo? Ngaho genda nyine. Papa ngiye mbifite gihamya uwo muhungu arankunda ndabizi neza 100%. None se nawe uramukunda? Yego kuse ntago ubibona ngiye na. Niba mubona nutse gutya. Uri mu rukundo? Umutekerezaho urumva nahangayitse. Nose mbimbwira habwo mwaba mwarabivuganyeho wenda ukuntu. Reka nkubwire rero mukobwa wawe. Ibyo bintu bibaye ari byo atari bya byo by'abahungu babwira abantu ngo barabakunda hari akanamukunda. Ntago ashurashura. Ndabizi neza. Ubwo iyo abakobwa bakunze babona ari abahungu ari bitangaza. Ngiye nzagushyigikira uko bishoboka kose mwana wanjye. Niba ari umuntu muzima wizeye ngewe nka papa wawe byaba ari igisubizo gikomeye cyane utazi.
papa ni muzima rwose umva ni umuhanga azi gukora ni mwiza azi kubana n'abantu hano mu Kigarama nta n'umuntu n'umwe bafitanye ikibazo noneho rero ikintu nshaka kukubwira kandi ucyubahirize ntabwo nshobora kwemerera ngo ni ibi ntarabona uwo muntu wari we niba ubona bishoboka uzavugane nawe muze hano umunyereke ndebe hari igihe wasanga niho bari abantu baterekera cyangwa ari abandi batera imyaku cyangwa bafite n'imiryango ntazi ahantu ikomoka nimureba nzaguha igisubizo nyacyo gusa nzagushyigikira niba ari byiza nyine papa unsezeranya ko nta muntu uri bubibwire bose nyine ubigira ibanga ahubwo numva ari ugiye kubibabwira rero genda neza nzagufasha yego papa ako waza nkaba nkufasha gusanura genda kuri iyo gusa ndishimye Neza ko wari watenze ahubwo ngiye mbwira ikintu gitumye mpamagara gusa usigaye wanga kujya mu nzu igira iyi nzu yanjye ntacyo hano si ibintu ko ari bibi nitubana uzajya wivumbura ntabwo nibivumbuye ariko nawe urabizi yuko mfite impamvu nese urahara niwe ahubwo mva nkubwire uru rugo noneho rwasenyutse burundu ngewe ikintu nguhamagariye uzanshaka ryari kuko bagiye kunyirukana niko numva utangiye kubyihutisha nangiye kubyihutisha se ko uru rugo noneho nta ruriho bararwana amanywa nijoro nanjye barankubita uzi ko bankubita ndugukubita yaba umugore yaba umugabo ikintu cyose bafite ni njyewe ukishyura ngo ni njye uba wabikoze ejo bundi uriya mugabo ngo yoze amazi arimo ibintu ngo biri kumurya ari njye washyize muri dushe baravuga ngo ni njye kandi ntabwo ari njye umva rero mubwire yewe nta kibazo mfite kuba nagushaka niyo gahunda mfite mu buzima bwanjye n'ibintu byose no kuba mvunika nkakora ni wowe mba mbikorera ku bana tugomba kuzabana nyine ryari ariko sinzi rwose ngo niba ari ryari ko turacyafite igihe rero turacyakeneye kwiyubaka twiyubaka ariko abantu babiri iyo bashyize hamwe ntabwo batera imbere ushaka se kubaka uruzu nk'uru rwa hano ese wagira ngo neza ubu ushaka kuza umva mubwire niwumva nyine igihe cyageze uzaze tubane muri geto yanjye muri geto haryabamo icyumba habamo matera nese nzaza gutyo nkubwire ngo ndaje nkubwire inama nese urabona hari amafaranga dufite yo gukora amakwe ariko ubukwe ni amafaranga nitubibwira abantu si ufite abantu bakureze nkabibwira nanjye mu rugo mu cyaro wenda mu cyaro bazaduha ibishyimbo baduhe n'amateke n'ibijumba n'ibiki so birya Uwimana uzi amahirwe uraje Uwimana wanshaka gase uziye mu gihe ubundi niwe umuntu ashakaga muri kano kanya biteze ni byiza umeze neza wahundiye se wihangane rero sinzi ikintu tuba twapfuye ariko se Mukesha ameze ate Mukesha ameze ati bibuka n'abimbaza mbure kumukubaza wowe bimbaza nese twahuye Mukesha atameze neza ndamuguhanga ugeze mu rugo mfashe umwiteho uko ameze ntabwo byitayeho uko Mukesha ameze nicyo witayeho nyine mwese mbitayeho mbanje kubaza umeze neza urambwira ngo nyine ngo arimo none ko mubwiye yuko utaba wankundiye se ubikoze iki ntabwo twayigeze umukobwa mwiza ariko nawe koko nizeraga uranengwa kari akageni sura kuntu wambabaje hari amaze sinakwishyuye imineke yose wazanye sinakwishyuye imineke si ni ibiki ikintu kibazo gihari ni iki njye nkifata nkava mu rugo nkazamuka nkaza kwirirwa nicaye aha ngaha wabaga ubona nabuze ikintu nkora mu rugo mbese waraje urambwira ushaka kumfasha guhanagura amacupa ubu si uri umwana w'imyaka 5 ku buryo umuntu akwereka ibimenyetso ntunabibone uri burere nkifata nkazamuka mu rugo nkaza kwirirwa nicaye aha ngaha gutyo gusa mbese ni waraje ugajya uhanagura amacupa ukambwira ibintu byose managura amacupa si wacu ntabwo nayo guhanagura n'amadirishya none waraje sinabiguhembeye inaje ntiwayicyuye wambwiye se nkayikwishyura ngaho nyishyura mwishyura si biki ngira amahirwe nibura njye no kurangura n'izindi njye nanayikwishyura ariko uramutse umbwiye yuko ibintu ndi kumva atari ibyanyabyo ibiki wumva se nguye na Mukesha murakundana ive koko ugatinyuka ukanca inyuma njyewe nirirwa aha ngaha njye ndi mbishyushye njye nawe wangize kandutisha karaga ko induguca inyuma wowe hari isezerano dufitanye nose wabonaga ibi nari imikino
ubu turabana y'imyaka 5 yo kwirirwa dukina nzahanga kuganiza unsekera uko wari uzi kuri kunsekera utabikuye ku mutima wasekaga iki Uwima okay mbigize uko ibintu uri kuvuga ni ibiki Nicyo tuza utumva. uganiriza neza nicyo utumva ibimenyetso wanyeretse kuzanga ukanganiriza kuguca inyuma okay icyo ushaka gusobanura ni iki mu byukuri nagira ngo nkumvishe yuko ngiye ndi mu rukundo nawe ngiye se abantu bose bano ndabasekera cyangwa ngiye kwirirwana nabo nigeze nkubwira ko mukunda ntabyo simfasha urumva babiduhe ibyo tuzabiheraho noneho tugende tujye mu murenge nituva mu murenge tubwire pasiteri tugende pare na marene adusezeranye dutahe pasiteri dusezeranye gutyo gusa barabikora kuko rega baba bejeje kugira ngo urumva kugira ngo nimugenda nyine mugeze mu rugo nyine wenda mugiye kuryama kugira ngo mudakora ibyaha nyine bibe byejejwe bibe umurimo w'Imana muze kuseka kandi buri guseka ewe nuvuga ngo tutagiye mu rusengero ibyo twakora byose byaba ari ibyaha waba uri gusambana kandi ibyo yarambwiye ngo gusambana ni icyaha noneho ubwo tugomba kujya mu rusengero kugira ngo batwemerere pasiteri adusengere nyine kugira ngo twemererwe gusamba waya umurimo w'Imana ariko cyangwa gukora wenda ibintu by'abakunda sibyo ese ntabwo twakora ibintu by'abakundana batadusengera ntego Kristo waba uri gukora ibyaha uri gusambana waba uri kuha satani ibitambo bye nta kibazo tuzajya mu rusengero ariko rero witware neza kugira ngo batakwirukana nta mpamvu yo kwihutisha ibintu njyewe mva nkubwire ni wowe mukobwa wenyine mvunikira niwe mukobwa wenyine nzabana nta n'ubundi uzigera uba ariko warabinyeretse wowe ugize umbwira ko nkunda ni ngombwa se tubivuge twarabyerekanaga twembi iki cyari igihe cyo kubibwirana none uratinyuka kujya kunca inyuma nta n'isoni urangije unca inyuma no kuri Mukesha koko atari no ku mukobwa w'i Kigali ngo mbimenye bara bose mamuziranye shayi uretse ariko ndagiye nyine njye ntabwo ndi gusoma ubishatse kuvuga ko nkunda n'icyo utari kumva undi subyitayeho ndabanyinjira ngo Mukesha ameze ate okay Uwima mu magambo make nari maze igihe kinini nta muntu mfite nkubwira ko nkunda numva umutima wanjye utera kubwe Mukesha yinjira mu buzima bwanjye kuva yahagera ubuzima bwose bwarahindutse rero ibyo uri gushaka kuzanamo no sinshobora kubona rekera nawe irebe ndagiye ariko Mukesha arambona uretse njye nayihanganye ibintu byose nemera kumubabura ariko ntabwo noneho nakimera kukubura namuhaye buri kimwe none njye nubwo namuguha ntabwo ibyo byo biri bushoboke Uwima nyumva hatagira ikintu kibi na kimwe ukora kuri Mukesha ni igiki se nakora ahubwo byose ni amakosa yawe we wanshiye iyo utanciye inyuma se umva nta kintu kibindi bukora ndamuha ibyo akwiye kugira ngo uce umuntu inyuma ni uko muba mukundana none se njye nawe twaranganaga runaka nubwo ariko wowe uri inshuti yanjye ndagukunda nk'umuvandimwe nk'umuntu uri aho ngaho rekera wimbwira ibyo bintu ngo nk'umuvandimwe njye mvukana nawe se kurya umwe w'umuvandimwe ukundemo iki kindi se ndega wowe uri kubyoroshya hano hantu urugo rwasenyutse kandi urugo rwasenyutse tukumbona ibintu byose uzikora Mukecuru yarwanye n'umukazana we bakubitanye bamena ibyombo bamena ibirahure barasekurana arwana nande na cico undana mukazana na nyira nawe unyumvira amahana bahana ngo bamaze kurwana ese umugabo bari abayese uriya mugabo nawe sinzi n'ukuntu ameze banzanye naramuroze abari aho ngaho cyokora yaje arabakiza maze kubakiza itaza ngo mutoni ngo mbwiranga ibibera hano haba mati uriya Mukecuru natuma n'umumama arya kandi aratwite ajya gutamira ikintu ngo urarya imitungo y'abana banjye ngo y'umwana wanjye ngo wari bukara ngo none ngo wabaye inzobe yego Mukecuru we umva rero kakubwira wowe uko byagenda kose wowe guma mu kazi ntabwo uziruka sibyo ukuntu ibintu bizahinduka nibyo bizatuma natwe kare banyirukanye wowe uri kuvuga ngo amazi yabo bararimo ibintu bya nyine nasabye imbabazi wowe tugume mu kazi witware neza sibyo ntukore amakosa ikizahinduka tuzaba turi kumwe nako nawe ugenda ubipanga humura rwose nicyo kintu cyo mu mutwe wawe abandi banegeka humura hari igihe kizagera ukajya woza yawe sibyo kandi urabizi ko ngukunda
sawa niba nta kindi noneho uraza kukimenya reka nanige sinzanagaruka nangana n'ikintu nshaka kumva mu by'ukuri reba nk'amatiko yose ufite amahane ukuntu uri gusa kuzawutereje ninde muhungu wagukunda sawa ngo reka nuze ahubwo biza kuba watuje niba washyize agapira hasi n'umuntu yanabitekereza ariko reka nuze nkukunde mu by'ukuri nawe ushyira ubwenge ku gihe so ese ubu ndakaza nyine natuje okay gusa amahirwe uratuje amarira aragabanutse ariko rero nagira ngo nkuke itangazo koroshye iyo umuntu aguhaye itangazo nta kindi kintu urenzaho kuko ntabwo ujya ubona na radiyo cyangwa ubone n'urupapuro rumanitse hariya itangazo rya mbere ngo uhaye ni ukurinda Mukesha ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba ukibeshya ukamugirira nabi nanjye nzakugirira nabi ahubwo niba ari n'amafaranga bisaba kugira ngo uzamurinde nzayaguhereza icya kabiri ndagira ngo umenyeshe ko Mukesha mukunda n'umutima wanjye wose sinkeneye no kugira ikindi kintu numva sinshaka no kugira undi mukobwa numva mu matwi yanjye icya gatatu ugomba kugira ibanga hatazagira umuntu umwe no karitsiye umenye ko nkurana na Mukesha bibe hagati yanjye nawe na Mukesha gusa sibyo wasoje kuvuga nibyo ngibyo nabifite keka musubize noje ndagira ngo umenyeshe ko ibintu byose unsabye nta kimwe kizashoboka aho kugira ngo wowe na Mukesha mwegerane ikindi ukibwira Uwima utagira ikintu na kimwe kibukora kuri Mukesha